Mwiriwe neza mwese. Abanyacyubahiro, abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, abayobozi b'izindi nzego, banyakubahwa mwese, abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga baba bari hano, abanyacyubahiro mwese. Umuhango watuzanye hano ni umuhango uremereye, ariko nta nubwo uri budutwarire umwanya munini cyane. Nagira ngo mbanze nshimire Edouard Ngirente kuba yemeye gukorera igihugu cye muri uyu mwanya, kuba Minisitiri w'Intebe, akazayobora na guverinoma. Nabonye umwanya wo kuganira nawe bihagije mbere y'uko ibi byose biba, ariko nyuma yo kwemera gukora iyo mirimo twumvikanye ko iyo mirimo iremeye, ariko nta n'ubwo ukwiye gukangana. Ni imirimo nyine ikorwa n'abantu, ntabwo ari ibyadutse bindi bishya. Ariko nasanze yiteguye, abyumva. Ubu igisigaye ni ukubishyira mu bikorwa. Nanamubwiye ko mu bikorwa ubundi uko tubimenyereye kandi uko biduhira, mu bikorwa byacu ntawe ukora wenyine, turuzuzanya, dukorera hamwe nk'umuco. Muri iyo mirimo nshya agiyemo mu kuyobora guverinoma, hari abandi bazaba bayirimo, ubwo imirimo tuzayifatanya twese. Kuri urwo ruhande ngira ngo byumvikanye, kandi ndizera